amamagara papa ati papa ariko ubundi ubona narakurikije ngo ngewe no gukunda abakobwa se ko ibyo bantu barabikuye ku mico y'abanyoko bijyaga kabanyoko nyuma y'amasaha nk'abiri ngiye kumva numva papa aramamagaye kumva nkubwire ngo ibintu wakoze niba wabikoze ntugaruka amayi bahanga tubafasha umwana n'abandi ku ngufu ndamubwira Bosco Empire. Yes, nguhaye ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hakwirakwira amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi bita Yampano. Ni video ifite hafi iminota irenga 8, uwitwa Yampano n'umukobwa mwiza cyane bari kwikamera, mu by'ukuri bari gukora icyo bita kubomorana kuri rwa rwego mu by'ukuri ushobora kuza kuba utakwiyumvisha ko ibyo bintu byakagombye kuba bikorwa n'umwana w'umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi ushobora kugenda akajya gusambana, ndetse ibyo bintu akabikora bashyizeho video abizi neza yuko bari kumukamera, ndetse akanabikora ubona ko nta kintu bimubwiye. Ariko kuri ino nshuro abantu bavuga ko uyu mukobwa namara kuza kubona ino video ye yagiye hanze ashobora no kuza kuba yakwimanika. Byagenze gute kugira ngo uwitwa Yampano afate video y'iminota 8 ari gusambana n'uyu mwana w'umukobwa? Ndetse iyi video bakaba barayibitse igihe kirekire, hafi amezi agera muri 5. Ubu ngubu akaba ari bwo igize gute igiye hanze. Byagenze gute kugira ngo uwitwa Yampano asambane, namara gusambana afate video bize kurangira noneho n'aya mashusho agize gute aje hanze? Bimeze bite? Amakuru atubwira ko umukobwa ugaragara muri ino video wambaye agasengeri ndetse n'agakabutura k'umweru asanzwe ngo ari umushuti w'umujama bita James. Uyu James akaba byaraje kuza kurangira amenyanye na Yampano, hanyuma ngo uyu mukobwa w'inshuti ya James akajya ajya gusambana na Yampano ariko mu buryo bugize gute bwihishe. Byaje kurangira uyu bita ngo Yampano ahamagaye uyu mukobwa amubwira yuko ngo afite indirimbo nshyashya agiye gushyira hanze, ndetse amusaba ko bibaye byiza yamusanga mu rugo bagakora aga-challenge. Uyu mukobwa aca amafaranga Yampano, amafaranga Yampano arayemera, avuga ati nta kibazo, wowe uze kuza kunkorera challenge ubyinira indirimbo, hanyuma uze gushyira ku mbuga nkoranyambaga zawe, bizatuma mu by'ukuri indirimbo yanjye iza kugera kure cyane hashoboka. Ibintu barabyumvikana, umukobwa araza agera mu rugo kwa Yampano. Challenge ngo barayikoze, bamaze kuyikora nyine bahuza urugwiro, biza kuza kurangira bavuye muri salo aho bakoreraga iyo challenge, binjira mu cyumba. Uwitwa Yampano yafashe bya bikoresho bari gukoresha bari gukamera video y'ibijyanye no kubyina, birangira abizanye mu cyumba, amatara ndetse na telefone yakoreshaga ari gukamera. Babagiye nyine mu gitanda batangira ibintu bijyanye no kujya gute n'ubusambanyi. Yampano abwira uwo mukobwa, aramubwira ngo kano gasene tugiye gukora nako turaza kugashutinga. Ariko umukobwa arabyanga, aravuga ngo ntago naza kuba nabyemera. Baraseka, ibintu birarangira, umukobwa nyine akomeza kugenda nyine asambana muri bwa buryo nyine nawe ureba ukavuga ati kabisa noneho isi igeze ahantu harenze. Yampano arahaguruka aragenda ashyiraho amarido, kubera ko batangiye ubusambanyi bwabo n'ubundi n'amarido afunguye, bya bindi bakubwira ngo iyo ndimo kumusengesha narandi roda aza kurunguruka. Ariko nyine babona ko amavideo bari gufata atari kugaragara neza, bituma ahaguruka aragenda ashyiraho rido yambaye ubusa buri. Ndetse benshi batangiye kuvuga ati kabisa Yampano ni bari tazari w'i Kigali. Ariko uyu mujene ngira ngo n'ubundi ikintu bita igitsina nadashaka uburyo cyagomba kugikontororamo kizamuhitana. Sinzi niba muzi story ye y'ibyabereye ahantu bita Mwendo, yari ataraba n'umusitari, ari aho ngaho nyine avuye za Nyamasheke akora ibintu by'ibiyede. Ngo biza kuza kurangira ngo asambanyije ngo umwana utuje imyaka, umujene baramufunga, ariko ngo bw'amahirwe ngo icyo cyaha ngo aza kukigirirwaho umwere arataha. Mu gihe gishize nanone ngira ngo agiye kurekura indirimbo, hari n'indi nkuru yaje kuza kuba yaza ku mbuga nkoranyambaga ba Kasuku bayibreakinga, bavuga ko ngo bafite ngo video y'iminota 47
ngo witwa ngo ya mpano mu by'ukuri ngo ari gusambanyira umwana kuri rwa rwego ngo rurenze ukwemera, ariko ibyo byose ngo akabikora muri rwo kugira ngo aze gutwikira indirimbo aba agiye gukora. Mu yandi magambo ibintu nyine yabitangiye bimeze nk'aho ari ama audio cyangwa se ari prank, avuga ati wenda video z'ubusambanyi, nyuma yaho nyine aza kubona ko izo boro zo kubanga umuntu yasambanye zituma igihangano cya wa muhanzi kigera kure. Aravuga ati ariko niba bino bintu mbivuga ingoma yanjye kamamara, why not noneho ntaza gukina no amashusho y'ukoza soni ya nyayo abanyarwanda nkabatamo. Ubusambanyi bwabo barabukoze. Hari amagambo agenda yumvikana mu by'ukuri muri iyi video ya Yampano, ku buryo natanacunga neza ari bishobora kuza kuba yamuta muri yombi, kuko kugira ngo ino video ifatwe ni mu bushake bwabo. Ndetse banayifashe umukobwa wavuga ngo nta ribi wowe video yifate kugira ngo nizajye nyireba mu by'ukuri ngiye nisekera, njye mfata umwanya wo kugira ngo mu by'ukuri ndebe video yanjye ndi gusambana uko ngaragara ndi gusambana ukuntu biba bimeze. Video barayishutinze barasambana hafi iminota yose irenga mu 8. Hanyuma uwitwa Yampano aravuga ngo ino video ibaze nk'ubu ngubu biramutse ducitse ikagira gute ikajya live. Umukobwa nta rindi jambo avuga, aravuga ngo biramutse bibayeho kino gihugu nahita nkivamo, nahita nyisohoka nkagenda. Arumva ko bafite n'amatike, wenda si nkamwe mwese, we amatike agomba kuba yiribitseho. Aravuga ati ngewe ino video biramutse igiye hanze nta kindi kintu nakora, igihugu nahita ngisohoka. Uwitwa Yampano hari ahantu agira akavuga ngo ino video turi gufata ishobora kujya hanze mu by'ukuri ikinjiza amafaranga agera ku bihumbi 10 by'idolari. Umukobwa agaseka akamareka akaguru nyine akagatiriya, nyine ubona ko ibintu bari gukora ari ibintu biri fani. Hari ibintu nyine abantu bafata ko ari ibintu birenze, ariko buryo ikintu cyose wakoze inshuro irenze imwe hari ukuntu umubiri wawe ugenda ukakimenyera. Hamwe ubona nk'umuntu aza kuri kamera bati ngiye nkunda gusambana, ntatinye kuri kamera kuza kuri kamera ngo yerekane ubwambure bwe. We iyo ubibonye ubona ko ari ibintu by'ibihatari, ariko ku muntu wabimenyereye we abona ari ibintu bidasanzwe. Kwibaza nk'uyu mwana w'inyamasheke ujejo bundi ugiye kuzira mu by'ukuri igitsina bimeze bite. Byarakomeje video barayishutinga, nakubwiye ko imaze hafi amezi 5 ibitswe mu biko ariko itarajya hanze. Witwa Yampano abenshi bakomeje kugenda baravuga ati kabisa uyu mujene aranarenze bya danje, ati mu mpeni mirose nanjye nzare kuntu yambomora kubera ko ndumva mu mubiri wanjye ntazi kuntu meze. Buriya abanyarwanda bagira commentaires ziba zitandukanye, ariko nta kundi byagenda kuko akabi n'ubundi abantu bagaseka nkaho ari akeza. Ariko icyo nzi cyo nuko ino video yagiye hanze ntago Yampano biri buze kuba byamugwa amahoro, kubera ko kugira ngo ikwirakwire ku mbuga nkoranyambaga we ku giti cye niyo wayishyiriye hanze. Kandi ikindi kino kintu RIB itagize ikintu bikoraho, bino bintu byawe bimaze kuza kuba ibintu birebire cyane. Twabonye abita ngo ni ba Emerine bishanga bijombagura amavide, barabafata babajyana ngo kubakuramo ngo ibiyobyabwenge. None nabonye uwitwa Emerine n'ubundi yaje kwakira Yesu nk'umukiza, yemera kubatizwa. Ariko biriya twarabibonye ba Brian bajya kubatizwa, tubona bitwa ngo ba Jackie bajya kubatizwa, ubundi barakubwira ko ntango inkoko yaraye hanze ihinduka inkware, kandi ntago waza ari inkware ngo mu nzu ngo ihinduke inkoko, ntago byakunda. Ahubwo biba bimeze nkaho wenda ari ukwica dosiye kugira ngo noneho aze kuza kuba yakora ibintu neza. Kuko buriya niba ushaka kuba umugizi wa nabi, ushaka kuba umwicanyi, ushaka kuba umujura, ushaka kuba icyo ushaka cyose, biba byiza iyo ukoze strategy yo kwitwikira umutaka w'uburokore, cyangwa se umutaka w'uko wenda uri umugarukiramana. Biriya bintu birakora. Uwitwa Emerine rero ngira ngo yagiye mu mazi ajya kubatizwa, ndetse nyine yakira Yesu nk'umukiza. Mu yandi magambo ibya kera yakoze ntago dukwiye kubyibuka, ahubwo agiye kugira gute, agiye gutangira ubuzima bushyashya. Ibyo ngibyo twarabibonye. Ubwo Yampano nawe niba wenda ari ibikoresho byinshi cyane aba yafashe biba byamurushije uburemere, akisanga ari gukora ibintu nka biriya by'amafuti, wetse kuri amujene nge niyo nanamurebye no mu biganiro bye, ngiye mba mbona ntazi kuntu ameze. Ko hari abantu manu ubona ukabona ko nubwo utabyinjiramo cyane, kuba ati umuntu ashobora kuza kuba afite nk'akantu k'akaburo gashobora kuza kuba karabuze mu mutwe we. Video barayifashe, bayifata nyine baseka. Uwitwa uyu mubebi nyine ari kubwira Yampano ati James kabisa nzamubwira ko waboye ibintu bye namaze kuza kuba namenye ibyo ari byo, ari mu busambanyi. Kandi undi yavuye mu rugo ngo aje gukora challenge y'indirimbo ngo mwibiceri, barasambanye birarangiye. Bafasha amavideo barayabika, bo ubwabo nyine bakajya bayareba hagati yabo. Yampano abantu bamusuye video akayibereka, akavuga ati kabisa ngaho wakomye
kugira ngo rero ize kuza kuba yajya hanze. Uwitwa Yampano yapostinze ifoto y'uyu mwana w'umukobwa kuri status ye ya WhatsApp ndetse ashyiraho amagambo meza cyane. Hakaba abajama bari muri USA bakunda umuziki wa Yampano ariko b'abarundi, ari nabo baje kuba bagira uruhare kugira ngo ino video ize kuza ko yajya hanze, kubera ko Yampano yohereza ino video ayohereza mu buryo bwa view once. Kwa kundi nge nkohereza video yanjye ariko ukaba wayireba rimwe gusa bikaba birangiye, ukaba utanayidownloadinga, ariko abantu birengagiza yuko iyo wohereje video ya view once, ngewe iyo ntarasohoka muri WhatsApp yanjye nawe bya bintu wambaye nyiri kubireba, mbasha kuba nashyiraho indi phone cyangwa se nkashyiraho indi kamera kugira ngo za video mu by'ukuri nze kuza kuba nazisigarana. Iyo urebye rero ngira ngo izo video ziri hanze, hari video zigera muri 2 ariko zose zifite iminota 8. Hari video yaje kujya hanze ya OG ndetse n'indi yaje kuza kuba yajya hanze iri view once. Iyi OG rero ngira ngo bo bayishyize hanze bamaze kubona ko n'ubu nta kintu cyo kuramira bafite, kubera ko n'ubundi ubwambure bwabo bwari bwamaje kujya gusesekara ku mbuga nkoranyambaga. Abajama babonye uwo mubebe kuri status ya WhatsApp ya Yampano, bamubajije mu by'ukuri niba uyu mukobwa baziranye cyangwa se ari bya bindi wenda by'abajama bafata download bagadownloadinga amafoto bakayashyira mu mafone yabo bakigira nkaho mu by'ukuri wenda ibyo bizungerezi bashobora kuzenda kuba baciringa nabyo. Abajama b'abarundi baba muri Amerika batangira kugenda bafeka uwitwa Yampano bamwumvisha yuko uwo mukobwa ashobora kuza kuba bataziranye. Yampano kubemeza yarabwo ati maze uyu mubibi gendera namuriye mfite mu by'ukuri video ya hafi iminota 10 ndi kumugigira. Abandi barapinga baravuga ati ibintu ntabwo byabaho Yampano, ntabwo uyu mukobwa ntabwo yakwemera, nta no gushaka kuza kuba umuzi. Uwitwa Yampano akugiye muri phone ye agufatiyemo screenshot, arangije ahereza babajama arabwira ati dore ngiyi video ifite iminota 8. Barabetinga baravuga ati none wowe iyo video turayishaka, amafaranga agira ku bihumbi 2 by'idolari, dore ngaya ku meza tuyaza tuyagira gute tuyaguha, ubwo ni hafi miliyoni zigera muri 3. Uwitwa Yampano aravuga ati video ngenda ifite amafaranga ngene mu yameze kuri momo mite mbatamo video, ariko ndayibaha mu buryo bukize gute buri view once. Abandi bavuga ati ntaribi. Amafaranga barangije ngo agira gute barayohereza. Bamaze kuyohereza, Yampano yirengagiza ko umukobwa yamubwiye ko iyi video idakwiye kuba yajya hanze, ariko nyine bayifate nta kibazo, basambane babifate nta ribi, imipuri bayipurize uko bumva bashaka, ariko bibe ari ibanga ryabo bigomba kuza kuba bibitse muri archive zabo, basi wenda bajye bari bakuntu basambanaga bagire gute ibyo bintu babyibuka. Bebe nkuri ukamubona mu nzira ari kugenda akavuga ati iyi nzo biraka, warangiza nawe ugasifura ngo vayo hano nkubaze izina. Biriya nibyo abantu bagira gute, nibyo abantu bamwe na bamwe bagera birirwamo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abajama barabanje mu kubita mu by'ukuri icyo bita ngo sample mu mafaranga. Yampano amafaranga yakingiraho, arangira atafata video arayibohereza mu buryo bwa view once abarundi bari muri Amerika. Iyo video bari kuyireba kamaze nkumvishe kuntu byari bimeze, iyo video bari kuyireba bo bari guseka bavuga ati n'ubundi ni yare n'ubundi byabaye sibyo. Nyine ukareba akavuga ati kabisa ahantu isigeze noneho byo birenze ukwemera kabisa. Yampano imihanda arayishumitse, ariko sinzi ushobora kuza gusanga wenda biri buze kuza kurangira bitagenze neza. Ngira ngo abenshi cyane nyine video bazifite basomana bonkana, urareba nyine ugasanga nti ibintu bya danje. Cyakoze abajama bateye imbere banza bumva abo barundi. Afite inyagwa b'abayumbe bagira imirizo. So ngira ngo rero nuko nguko ayo mashusho nyine ngo nuko nguko ibintu byabo bimeze, ariko murabizi neza ko hano mu gihugu cy'u Rwanda gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni, ngira ngo ni ibintu bigize icyaha. Of course ni ibintu bigize icyaha, niyo mpamvu nyine ugomba kubona nyine ukabona ibyo ugomba kubona bagize ukahita unanasiba, kugira ngo wenda bitaza kuza kuba byaba ibintu wenda biri very dangerous.
ya mpano nyine video arayohereza, amaze kuyohereza abajene ayihaye barangije barayireba ndetse banayikabira kugira ngo baze ko bayisigarana. Ahubwo tukibaza ngo byagenze gute kugira ngo noneho bize kuza kurangira batangiye kugenda bayikwirakwiza noneho ku buryo buri muntu wese uri update mu buryo bwa WhatsApp n'ibiki byose ari buze kuza kuba yicaranye ino video muri telefone ye. Kandi bango niba hari ikintu abanyarwanda nabonye bakunda kiri made in Rwanda ni ibintu bijyanye n'amashusho y'urukozasoni yakozwe n'abanyarwanda. Buri wese arahaguruka agatangira kugenda avuga ngo video yimpereze iyo video, kandi birengagije ko gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni mu Rwanda ari igikorwa kigize icyaha, ndetse iyo ugikoze urukiko rwaguhamya icyo cyaha usezera ku zuba. Abantu bakibaza ngo iyi kese umuntu bita Mpano y'Imana araza kuza kwiroka kate, ko yagize amahirwe akabona bamufata ngo yasambagije umwana utujuje imyaka bakamufunga, umusaza akavijya amasheke akaza i Kigali akaza gukurikirana ibyo akurikirana, umujene agataha akifunga mu miziki bigakunda, none bigiye kuza kurangira n'ubundi ya nyama idapima ikiro igize gute imurangije. Kandi none ibyo ngibyo bikaza kuza kuba noneho mu bushake bwe atuma wenda ngo n'umuntu wenda ngo wamuciye urwuho abikora atabizi, we ku giti cye ibintu akagira gute akabyikorera. Video ndende cyane kabisa hafi iminota irenga 8 binjira mu minota 9 bari gukora ibintu nyine ubona by'urukozasoni, ariko nyine basetse tubatsetse. Ariko wareba nyine witwa ya Mpano we yabaga ari proud y'ibyo gukora, bigaragara ko n'ubundi ari ibintu amenyereye asanzwe akora. Ariko umukobwa we niyo bamwerekezagaho kamera wabonaga ko amera nk'ufite amasoni, ariko se ubundi umukobwa ufite bitatuwaje n'ubundi hafi y'umupuri umbwira ko se wateye tatuwaje ari se cyangwa ari nyina? N'ubundi ni bitch, n'ubundi mu yandi magambo ni ikiraya. Ariko ubwo nyine ibintu byacyo byaje kuza kwa byagira gute byajya ku karubanda. Bigenda gute kugira ngo umuntu mani akora ibi staff nka ziri privacy narangiza yiri coding yikamera? Niyo wenda wavuga ngo boro yawe ngo urayibika ngo nta kintu wenda ngo kizatuma ijya hanze, ariko nshobora no gufata phone yawe mani utanabizi nangiza nkayiyoherereza, twazajyana bifu nkahita ngira gute nkahita nguta hanze. Kandi ibi byose bikunda kuza n'ubundi bigaruka mu Rwanda bivuye muri diaspora, bitewe nuko abantu baraho ngaho ntago bagifite amahitamo y'ubuzima bwabo. Just hari abakire bakomeje kugenda bafata abantu bakabakontoroza ibijyanye n'amafaranga yabo. Uyu mukobwa nkeka ko si imfubyi, afite papa, afite na mama, even afite n'abavandimwe. Uyu nguyu we n'ubundi we abameze nk'uwapfuye kera, mu mutwe we ntago abameze nk'umuntu ukiri muzima ubara. Nuze kuza kumbwira mama w'uyu muntu ugomba kubona video y'umukobwa nk'uyu nguyu ari gukora ibintu nk'ibi ngibi birenze ukwemera, noneho akazatsinda akanabikora noneho arimo anashinyika ubona ko ari ibintu biri fani. Biriya birakunda ko buri muntu wese muzima, umuntu wese muzima wariye wahaze wenda pana wenda baba bafite inzara, ko ntabwo cya gikorwa wagikora ushonje ntabwo bikunda. Ni ibintu bigomba kuza kuba bigendana n'icyo bita umurengwe. Wamara kubura mu by'ukuri wenda ibyo urengerwamo ukaza kuza wenda kwikuza ibintu by'imipuri, ko ntabwo waba uri kumira ubusa wabuza yucira nayo umira ngo umbwire ngo uraza kuza ngo wajya muri biriya bistaff, ntabwo bikunda. None ibyo ngibyo mukabirengaho mukanabikora mwagize gute mwashyizeho kamera. Numvishe witwa Godfather amuhamagara, undi arangije avuga ati biriya ngo byakozwe ari mu buryo bwo gutwikira indirimbo yari challenge. Ariko mu by'ukuri challenge uyu mukobwa yaraje gukora barayimukoresheje yo kubyina bisanzwe, ariko nyine biza kuza kurangira yisanze ari mu rukundo n'uwitwa ya Mpano, biva ngombwa ko amuvana mu rugo akamujyana mu cyumba akahita agira gute akahita amubomorera ku gitanda kinajwigira kubi. Bivuze ngo ni igitanda cyashegeshwe n'ibintu by'imisuniko po. Ibyo ngibyo yamara kubibona akaza kitereka ngo iyo ndimo musengesha Landlord ngo araza kumviriza akarunguruka. Indirimbo mukaziplayinga mukabigira ibintu biri fani n'abana banyu bakabireba. Gusa icyo nzi cyo nuko nta muntu n'umwe w'umubyeyi ushobora kuza kubashyigikira ibintu ababomora na mubomorane kuko wenda amafaranga murayafite, ntabwo meze wenda nk'abandi bose bashonje baba batariye. Mwenjoyinga ubuzima nta kintu bitwaye kabisa. Ariko nanone mutekereze ku bijyanye n'umuco nyarwanda, kandi munamenye ko amategeko agenga igihugu cy'u Rwanda bino bintu bigize ibyaha, gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ubu kano kanya abantu bari kugenda bayakonsiyuminga ya mpano.
ariko ibyo ngibyo byo abikora iyo ari kubikora nta kindi kintu cyari kiri muri mind ye, ni ukugira ngo aze kuza kuba yafokasinga ku bijyanye n'iterambere ry'umuziki we. Ariko si ubu watera imbere gutya, watera imbere gutya uri gukina amashuri y'urukozasoni, uri kuzana ubwambure bwawe ku mbuga nkoranyambaga, ugafata ibyana ukabomora ugakamera kugira ngo abantu baze kukuvugaho, kubera ko ubona wenda nta muntu ukikuvuga n'imiziki yawe wenda itari kugenda cyane ngo igere kure. Ati reka nze nsambane hanyuma mfate video, nimara gufata video nzayishyira hanze abantu bamvuge, nibamara kumvuga umuziki nzasohoza injiza amafaranga menshi cyane, hanyuma nongere nangiza abandi bana. Ariko nanone witwa Yampano akaba ari umwe mu bantu bari kuri pressure y'imbuga nkoranyambaga bamushinja ubutinganyi, bakavuga ko nawe ari umwe mu bantu b'amapede birirwa basengesha nawe ubwe ku ruhande rwe bamusengesha. Inshuti ze za hafi bakavuga ko ari impamvu ngo nyamukuru ngo yatumye ngo n'ibi bintu ngo nabifata uko ari ukugira ngo ajye yereka abantu birirwa bamubwira ngo umutinganyi, abereke yuko akazi agashoboye ndetse afite inyundo ikora abana yo ku rwego rwo hejuru nk'iy'abaritazari. Cyakoze kabisa Kigali. Ibi rero sinzi niba wenda biri buze kuba byamwubakira izina, ngira ngo namwe banyarwandakazi nkeka ko namwe muba muri update boro ziba zamaze kubageraho kare cyane, mwamaze kwihera ijisho. Ariko witwa Yampano akomeje kugenda mu by'ukuri akoza abajamisoni, ntabwo biriya bintu ntabwo ari fresh. Ndetse benshi banavuga ngo ribu bino bize kubikurikirana, kuko naramuka bikoze ntihagire wenda imyanzuro runaka igomba kuba yafatwa, n'abandi barabikora. Niba wenda babikora bikabinjiriza bikabahisha amafaranga, uraza kuza gushiduka n'ubundi ubwo mu mavideo agomba gukorwa mu Rwanda, na video z'urukozasoni zigomba kuza kujya mu mubare zigomba kuza kuba zakoreshwa. Izo pressure rero abantu bagenda bashyira ku bantu, ukabona nk'umuntu wenda yiteretse akavuga kanaka ni ikiremba, tebura mubona yicaye kuri kamera yirwa avuga ubusa, atura ni ikiremba. Hanyuma ukajya kuri iyo pressure, wamara kujya kuri iyo pressure ukisanga noneho ngo uri guprove abantu ko utari ikiremba, ugafata video uri gusambara cyangwa se ukifata mu by'ukuri wenda ifoto ugaragaza ko utari ikiremba. Ariko buryo icyiza nuko ngiye ngumana privacy yanjye, ntarida nkakwemera ko ndi ikiremba nta kibazo. Hari ikintu biba bitwaye uwo ukagenda nyine ukabifata gutyo, biba bino kunezeza cyane kubona nta makuru ahagije umfiteho, ibyo ntangazaho ari ibihuha. Ahubwo buriya byakombye kuba binambabaza cyane mu gihe mbona umuntu yitereka yarangiza agatangaza ko amakuru yanjye ya nyayo. Ariko kubura aho ngaho nta makuru mfiteho, ibyo bintu mu by'ukuri yabigize gute, ari ibintu bibabaje cyane. Sinzi wenda niba rero witwa Yampano bino bintu ari buze kuba yabicika, gusa bo baranshira bavuga ati Yampano hano hantu yarengereye, nta nubwo bino bintu wabikora utafashe drugs. Nubwo uyu mujene bavuga ngo nge ningwira ubuntu bw'ubufanta, nta biyobyabwenge nyankoresha. Ariko wamureba nyine no wamureba no mu bwonko bwe, ukabona ko agomba kuza kuba harimo ikintu cy'ikibazo. Sinzi kuntu nge mbibona, ariko nge nareba nkavuga ati uyu mujene ntabwo ari seriye, umutwe ntabwo ari senyiri, nkabireba nkwapoesha nkavuga ati kabisa ikorera imiziki ya umuhungu w'inyamasheke, ureke ko wazamura ibendera ryo mu karere k'iwanyu. None dore ahantu bigize gute, ahantu bigiye kure umupira bawurenguriye n'ubundi aho wagize gute, aho warengeye. Ubwo niba baza kumufata bakamusangamo wenda ibyo bistafu, turareba ko nawe bamujyana mu ngororamuco nk'uko wenda byagenze kuri ba Emeline. Kandi ushobora kuza gushiduka ribi byinjiyemo Yampano bakamukatira, ntibamujyane Butare nawe ngo bajye kumukuramo izo staff. None nawe namara kuza kubona ko ibintu byagiye ku murongo, aze kwisanga nawe yagiye kubatizwa. Emeline yagiye gusenga arangije yakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwe, yihana biriya byaha byose mwabonye. Ubu kano kanya n'umukobwa ushima Imana, ubaye uri n'umusore mu by'ukuri ufite gahunda, iyereka waza kuba waritambutsa, hanyuma Emeline aka Ishanga akaza kuza kuba yakubera umufasha. So ngira ngo rero mw'iyo gahunda ya Emeline nyine ibatizwa rye, ngira ngo we yaje kubyipostingira, hamwe yacishaga amavideo y'urukozasoni ari mu busambanyi, afite taki z'ubusambanyi kuri rwa rwego ruhambaye. Kano kanya ari kwa postinga mu by'ukuri amavideo yabatijwe. Ariko ibi ngibi ngira ngo twarabibonye kwa Jackie, ajya kubatizwa birarangira, arangije aragaruka bati ngiye nkunda gusambana, ntago gusambana ntago watuma mbireka. Ubwo kiba kigiye gukurikiraho no kugira ngo wenda abantu baze kugenda muri icyo kigare, noneho ubwo akazi ke n'ubundi ko araza kugakomeza,
ariko ikosa wenda atazongera gukora ni ukuba wenda yakongera gusambana cyangwa se gukora ibintu nka biriya by'ubutinganyi, kwijombagura amavide. Ntabwo ushobora kuza kumbwira ngo umupuri nk'uriya wagiyemo ivide ngo uraza kuba aho ngaho nta kintu kijyamo, ntabwo byakunda, ntabwo byakunda kabisa. Buriya ngiye niyo wanabeshya ubeshya inka Nyabugogo, njye ntabwo ibyo ngibyo ushobora kuza kuba uri kubimbwira. Gusa nyine ngira ngo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 2025 nibwo witwa Emeline mu by'ukuri Ishanga n'ubundi yapostinze video n'ubundi yagiye mu mazi magari yagiye kubatizwa, ariko nawe ukabona ko atari sure yuko abantu bari buze kuba babyakira, kuko ayandika avuga ngo biragoye kuba wabyumva, ariko Yesu yarakoze cyane kuba yarankuye mu bibi, kano kanya nkaba ndi icyaremwe gishya. Nahoze nkora ibintu bitari byiza, anywa amayoga agasinda agapfa arushya ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda nta wamenya n'uyu nguyu wenda wo kwa Yampano kuba wenda amashusho y'urukozasoni agiye hanze ari mu busambanyi, wenda ashobora kuzaca bugufi, wenda n'inzira yari arimo itari nziza akaza kuba yayivamo, cyane ko niyo urebye ubona ari abakobwa beza aribo bakomeje kugenda bapfa ubusa. Kandi umunyarwanda yavuga ati buriya beza bapfa ubusa, nta nubwo ushobora kuza kwisanga nyine uri mu mageto y'abajama utari umukobwa mwiza, ntabwo bikunda. Ufite ibintu by'ibitama by'ibibingasiri nde wakuzana mu nzu ye? Ntabwo igitanda nka kiriya kimeze kuriya ntabwo wakiryama ngo bikunde, bisaba kuba nawe nyine uri umubebera aho ngaho, nyine Imana iraguhaye ubwiza, ariko ubwiza bwawe nabwo iyo utabukontororeye hari igihe biza kuza kurangira bikubanya ibibazo. Ubwo rero ikintu abantu bategereje kureba, kwanza bakeneye kumva icyo uwitwa Yampano abivugaho, uretse ko ku ruhande rwe n'ubundi ngira ngo ibintu bijyanye n'ubusambanyi ntabwo ari ikintu gishyashya mu matwi y'abanyarwanda. N'ubundi ubusanga inkuru nyinshi cyane zigenda zisohoka zivuga ngo video ya Yampano ari gusambana, ndetse nawe ku giti cye yaza ntabwo ajya akunda kubihakana, ahita avuga yuko n'ubundi ngo ari mu bijyanye na promotion y'indirimbo ye. Rimwe na bati wenda izo video ntazihari, ariko n'ubundi bije kuza kurangira video zigiye hanze. Sinzi rero niba biri buze kuba byamuhesha agaciro wowe ukurikije ukuntu ibintu bibona, cyangwa se n'ibigomba kuzenda kuba byamwandagaza, ko buriya abantu batekereza mu buryo butandukanye. Hari no kureba ko bati kabisa Yampano ahangaha uremewe cyane kabisa, turanaguha n'umufungo kubera ko ukoze ibintu abanyarwanda bananiwe gukora. Yampano y'umunyarwanda ukoze iriya video bwa mbere, na wa mugore w'umuturanyi wanjye ahangaha nawe wagaragaye mu by'ukuri nawe ari konka yasubiye ku ibere, ba Kenisi bakamuvugiraho bati bakubise barashwanyaguza hafi no kumumena impyiko. N'uwitwa Yampano rero kano kanya bamaze kumwita ngo nta kamasa k'umujyi wa Kigali, kuko ngo ibyana ngo babirimo na nabi cyane ari kugenda bihabyahabya. Handi usanga umuntu ngo yarariye hiti akarya hiti, ariko yahura n'akabazo k'uburwayi gato cyane, cyangwa se yagira nk'ibyago yakwitaba Imana ugasanga ngo yabuze isanduku. Kubera ko uko umufungo awubona niko awugotomera. Wowe uri aho ngaho uri gukora, uri kwihiringa, uri kurya dodo n'ibijumba, ntabwo wakwigonderaga kuko kugira ngo usevinge, wajya kubona ukabona icyo kintu kiri kuza kikuborogaho ngo mwamfashe ngo ko narwaje umuntu nkanarwa kumuvuza, kandi aba ari gusaba se shaho wagize ngo banakoreye n'amafaranga menshi kurenza ayo yakoreye. Management nyine ibidahagije mu mutwe we. Reka turebe rero ngo bino bintu ngo biraza kuza kuba bigana hehe. Gusa ngiye buri abanyarwandakazi sinjya amenya kwirwa nca ku ruhande, numiwe nicyo mbitekereza, wenda si ngombwa cyane, gusa nuko ngewe mbona ko ni amahano kuri ushobora kuzenda kuba wajya kunezeza umubiri wawe bikaza kuza kurangira ufashe izo video. Wariye wahaze byo ushobora kuza kwisanga wenda uri kwinyensebura, ibyo ngibyo nta ribi. Ariyo mpamvu hari umukomedi yoretse gukora avuga ijambo aravuga ngo impamvu usanga abajene benshi cyane badashaka ni ukubera ko ababibi mani ibitsina bari kubitanga ku bwinshi, noneho ugasanga bari kurira ngo twabuze ngo abagabo, kandi bavuga ngo delivery, umwe arasohoka undi ari kwinjira. Ese uzashaka gute mu gihe gushaka uraza kuza guhora mu mwobo umwe, nawe ku mastress ya danje. Fatirika ngiye nta kibazo ngiye kamumeze nibera umusambanyi to, nzajya mbona icyana nyitahareze nyisambanye birangire nyishyure kigende nza n'ikindi, aribwo buzima nza kuza kuba nakwiberamo. Ariko nyine ukaba wese Yampano sinzi ko ino nshuro bino bintu ari buze kuza ko yabicika. Ndetse burya birakunda ko umuntu w'umugabo ashobora kuza kwisanga imbere y'ubutabera, ariko hari cases zakombye kuba zikujyana mu butabera. Case nka ziriya rwose ngemba mbona ushobora kuza kuba uzize ubugwari.
bakanabikora baseka bakanabikora banaseka. Izo video wenda ku bantu bagize amahirwe yo kuba wenda bazibona ko nabyita amahirwe, ako njya mbona rwose kuri ziriya video, namwe ntimujya muryama, iyo mutarayibona ntabwo muryama. Ugiye kugenda information zicicikana ati video y'ampano. Ngiye nayisibye, nayibonye ndayisiba muri phone yanjye, ntabwo kirimo. Ndavuga ati ariko ntabwo aya makuru nk'aya nshobora kuza kuba nayihererana, basi reka nkore uko nshoboye wenda nze kuza kuba nagira gute, nze kuza kuba nabisangiza abanyarwanda. Ubwo rongera ngo ngayo nguko, reka nsoriza ngaho kino kiganiro. Ndashimira by'umwihariko abantu banjye bakomeje kugenda bakora subscribe kuri Bosco Empire. Ikindi ubaye utarayikanda ukaza kubona ko bikwiriye, nabwo wayikanda nta kintu bitwaye, ugakora share ukabwira abavandimwe n'inshuti, bakagira gute bakaza bakayoboka iyi YouTube channel yanyu nshyashya, kugira ngo ibintu binyuraho bize kuza kuba byagera ahantu kure cyane hatandukanye. Uburyo dukomeje kugera tumenya, turashaka kumenya noneho kano kanya abagaragaye muri aya mashusho bari guseka, bari gusambana bishimye, ni iki kintu kano kanya kiri gukurikiraho mu gihe amashusho yabo yagiye hanze. Nta kindi kigomba gukurikiraho uretse kuba bari kwicuza bati twayifatiraga iki. By'umwihariko uriya mwana w'umukobwa, ya mpano we nta n'ibirenze ko buriya iyo ubwambure bw'umuhungu n'umukobwa bugiye hanze, bari nko mu bintu bijyanye no gusambanya, akenshi usanga haseba umugore, ntabwo hajya haseba umugabo. Ndetse buriya mpano ushobora gusanga abigize n'umwuga, akajya apfubura kakahava, nagira amahirwe ntibamunaganike, ntibamufunge. Ariko sinzi niba bishobora kuza kuba byabura, kuko video niwe yifatiye, biragaragara ko ubushake ari ubwo yayifatira, ndetse no kuba yaragiye hanze nabyo biri mu bushake bwe, niwe wayikwirakwije. Kandi ibyo bintu bigize gute, bigize ibyaha. Kandi niba itegeko ryubahirizwa, rigomba kubahirizwa ku bantu bose, kubera ko nta muntu ugomba kuza kuba agize gute ari hejuru yaryo. Rero ibindi naho ubutaha, ciao.